Abagabo benshi ngo bakunze gukora ikosa ryo gutekereza ko ngo uburyo bwo gufata umukobwa mukundana cyangwa se umugore mubana nimba guca inyuma ngo ari uko ngo wajya muri telefone ye cyangwa se ngo ukayibonera kuri message abantu bamwandikira cyangwa se ngo ugacungana n'abantu bamuhamagara mu masaha y'ijoro ngo kumva ko ari bwo buryo uzakoresha kugira ngo umenye ko umugore aguca inyuma cyangwa se kujya ku mbuga nkoranyambaga ze ngo urebe bamwandikira. Usanga ibyo ntago ari ukuri. Iyo umugore aguca inyuma bya nyabyo, telefone ye ntago ariho hantu ho gufatira ibimenyetso cyangwa se telefone ntago aricyo kintu cyakwemeza ko aguca inyuma. Gashobora no kuyiguka buramo ikimenyetso. Uko ngo buriya ngo umugore uca inyuma aba ari umuhanga cyane mu guhisha ibimenyetso kurusha uko umugabo yakwigira bitekereza. Ni abahanga cyane mu gusiba ibyo bandikiranye ndetse ngo ni abahanga cyane mu gupfukirana ibimenyetso, bakaba n'abahanga mu gutanga ubusobanuro buzima bw'ibyo bari barimo ku buryo utatekereza ko baguca inyuma. Ariko buriya ngo iyo ushaka gufata umugore uguca inyuma hari ikintu adashobora guhisha nubwo ibindi byose yabihisha. Amarangamutima ye ntago abasha kuyahisha. Ko ngo bakubwira ko ngo umugore uko byamera kose uko yagerageza guhisha ko aca umuntu inyuma ngo amarangamutima yaramutamaza ngo mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngo buriya umugore ubundi amarangamutima ye niyamutamaza mbere yuko acana inyuma kurusha uko telefone n'ibindi byose byazigera bimutamaza. Usanga ibyo bintu abagabo ntago bazi kubireba. Ngo umugabo utarakwifatira ngo abone message ntago azi kuri ibyo bimenyetso by'amarangamutima asigaye ari mu mugore we ngo amenye nimba umugore wamuca inyuma cyangwa se sheri we bakundana. Uyu munsi wa none tugiye kureba ibimenyetso bitatu ngo bigaragaza ko umukobwa mukundana cyangwa se umugore wawe yaba guca inyuma. Ni ibimenyetso byakusanyijwe n'abahanga mu by'ubumenyi bw'imitekerereze n'imiterere ya muntu. Uburyo ngo ari ibintu bidashidikanywaho ko ari ibintu biranga umugore iyo amarangamutima ye yamaze kuva ku mukunzi we cyangwa se ku mugabo we yatangiye kumuca inyuma. Ikindi tugiye kuganira ibimenyetso bitatu bivuze ngo uze kumva icya mbere, icya kabiri n'icya gatatu, kuko icya gatatu ushobora kumva bibiri cyangwa icya mbere ukagenda kandi icya gatatu aricyo cyari kuzakwereka ibyo bintu uko bigendamo. Kuko ngo bakubwira ko umugore iyo agiye guca inyuma cyangwa se sheri wawe w'umukobwa iyo agiye kuguca inyuma buriya ngo ntago aba akugambaniye akoresheje umubiri we gusa, ngo ahubwo aba akugambaniye yitwaje n'amarangamutima ye yose yari agufitiye. Buriya ngo nibo batandukaniye n'abagabo. Abagabo ngo hari igihe guca inyuma ariko ngo akakugambanira atwaye umubiri we gusa akaba ariwe akoresha guca inyuma. Ariko ngo umugore impamvu uzamufata byoroshye nubwo ngo abagabo babyirengagiza, we ngiye agiye kuguca inyuma ajyana umubiri we n'amarangamutima ye. Ikimenyetso cya mbere rero ni iki ngiki, ngo ikimenyetso siyansi yagaragaje ko iby'imitekerereze ya muntu n'imiterere ya muntu ngo byagaragaje ko umukobwa mukundana cyangwa se umugore wawe iyo aguca inyuma, ikimenyetso cya mbere kizabikwereka ni uko ngo atangira kurakazwa n'utuntu duto duto cyangwa se tukamubangamira. Utuntu duto ngo turakaza, dutangira kujya turakaza umugore wawe cyangwa se sheri wawe ni ibintu bitonya ubundi ubusanzwe bitari bifite icyo bimutwaye, ariko ugatangira kubona twa tuntu duto wajya gukora ukabona ntacyo tumubwiye, ukabona utwo tuntu none uri kudukora tukamurakaza akagutuka akarakara ukabona nta n'ugashaka kuvugisha. Ko ngo bakubwira ko ubundi ngo umukobwa iyo agukunda cyangwa se umugore wawe yagukunda byanyabyo ataratangira kuguca inyuma ngo aba kwihanganira ku rwego rwose rushoboka. Wa muntu uba uzi ko wibagirwa pe akaba kuza akavuga ati sheri wanjye buriya aribagirwa, bikajya binamusasa akakubwira ati sheri ukunda kwibagirwa, wibagirwa washyize imfunguzo, wibagirwa washyize ibintu byawe, wibagirwa gukora ibi n'ibi kandi wagombaga kubikora. Ati ndabizi rwose ugira ingeso yo kwibagirwa. Umukunzi wawe ugasanga yarakwihanganiye. Gusa ugasanga umugore wawe arabizi ko buri gihe utashye ari ukuntu ukoramo nk'amasogisi ukayajugunya aho ubonye, ukabona araje arayahakuye ayashyize ahantu amasogisi agomba kujya cyangwa se n'ibindi byose utakuye mu nzira kandi wagombaga kubikura mu nzira, ugasanga araje arabihagukuriye kandi akabikora yishimye kuko agukunda kwihanganiye. Cyangwa se ugasanga hari ukuntu ujya uvuga nk'ikiganiro ukamubwira nk'ikiganiro ejo ukibagirwa ukongera ukagisubiramo akakwihorera kuko agukunda kwihanganira, akakurika icyo kiganiro ukakirangiza kuko akwihanganira nyine avuga ati ndamukunda reka mureke rwose nishimira no kumwumva avuga. Cyangwa se ugasanga nimba muri kurya kumusangira ku meza uri babagabo barya, hari ukuntu umuntu aba atamira agahekenya ibintu bisakuza mu kanwa mbega ukabona ko rwose arya bitari seriye cyane, uri wa muntu nyine urya mu kanwa ugahekenya bisakuza. Ugasanga ngo umugore wawe kuko agukunda cyangwa se sheri wawe ibyo bintu yarabyihanganiye yarabyakiriye yumva ntacyo bitwaye. Mwe na rimwe ukajya ubona aranabiguserereza yabigize burage. Kubera iki rero abakwihanganira? Ni ukubera ko
umutima we n'amarangamutima ye byose biba bikiri mu mahoro, bibanye nawe, ari nawe biriho gusa. Ko ngo urukundo buriya rwa nyarwo rubasha gupfukirana no kwirengagiza udukosa nk'utwo ngutwo tw'amafuti duto duto. Ku mugore watangiye kuguca inyuma, ntago wamukorana akantu k'amafuta kariko kose cyangwa se utuntu nk'utwo ngo twongere kuba yongere kubyihanganira. Ni handi usanga utwo tuntu twose wakoraga umugore wawe yajyaga yihanganira kigukunda, ngo yatangiye kuguca inyuma gatangira kujya ababazwa n'utwo tuntu. Warya nk'uko yikinyaga mbere bikamusetsa kanakwigana, ukabona agize n'isisimi no kurya biramunaniye, aravuze ngo urya nk'igisimba, ukabona mbega umuciye apeti. Niba warakundaga kwibagirwa akabikwibutsa akakubwira tujya wibagirwa, ukabona ni ibintu bisanzwe, ukabona twa tuntu duto wajya gukora utangiye kujya udukora, ukabona noneho usigaye umubangamira, ukamutera nk'isesemi bikamurakaza. Twa tuntu dutonya tw'umufuti, twa tuntu nyine wumva ko tutakagombye gutuma umuntu akurakarira, ukabona nitwo dusigaye tumurakaza, ku buryo no kuvuga kwawe n'uburyo ugendamo n'uburyo wicaramo utangira kujya ubona ari kukwereka ko birimo ikibazo. Mbega ibintu byose ukora, uburyo wambaramo imyenda aho wambarira, ukabona nabyo bitangiye ngo kujya bimutera ikibazo, akabikubwira. Mbega nawe ubwawe ugatangira kuvuga ngo ese ikibazo ni ngiye, nsigaye mfite ikihe kibazo kuki nsigaye mbangamira n'umwana w'umukobwa cyangwa se umudamu wanjye. Ni hahandi usanga n'uburyo wari usanzwe usekamo cyangwa se usekamo, usigaye useka nk'umugore akakubwira ngo ubwo useka iki, wumva guseka wasamye usakuza gutyo, mbega ukabona akantu kose ukoze karamubangamira, karimo ikosa. Kwiterana parufe akaba yakubwira ngo iyo parufe ngo uba witeye nyinshi iri kumunukira, uburyo uhumekamo, uburyo ugenda, mbese n'uburyo ucecetsemo n'uburyo nta kosa wakoze nabwo ubwabyo ukabona biramubangamiye, mbega biri kumujena. Impamvu rero ngo ibyo biba biri kuba ku mugore wawe ni ibihe, cyangwa se kiba kiri kumubaho, ni ukubera ko aba asigaye aguca inyuma. Kuko bakubwira ko ngo umugore yaguciye inyuma kuko aba yajyanye ngo n'amarangamutima yose n'umubiri we, ngo birangira umutima uri kumushinja icyaha. Ngo psychology kavuga ko umuntu iyo yakoze icyaha nk'icyo aba akeneye uburyo yagisohora mu, mbega afite aba yumva ashaka kugisohora. Ko ngo uwo mugore wawe muri we aba abizi ko aguca inyuma, aguhemukira, kandi akabona weho nta kosa ufite, uba witurije uri mu rugo. Umutima ugatangira kumubwira ngo kuki uri umuntu mubi, kuki ukorera amakosa umuntu mwiza udafite icyo yagutwaye. Noneho we ngo muri we umutima we n'amarangamutima ye bigatangira kwihimbamo amakosa yawe, kugira ngo mbega amere nk'uwihaye amahoro n'urwitwazo ruvuga ngo n'ubundi kino kigabo ni ikinyamafuti, niyo mpamvu ujya kugica inyuma. Buriya ngo umugore yagiye kuguca inyuma aba afite ubusobanuro buhagije bubekinga impamvu aguca inyuma. Ngo niyo mpamvu rero muri we ngo ni ibintu bihita byikora, amarangamutima yagatangira kujya kubonaho ikosa ku bintu byose ukoze, kugira ngo umutima nama we ukomeze umubwire ngo niyo wamuca inyuma nta kibazo, n'ubundi ni ikinyamafuti. Uburyo kiryamo, uburyo kigendamo, uburyo kimezemo, uburyo kivugamo, uburyo gisekamo, mbega agatangira kumera nk'aho cya cyaha kimurimo kiri kumushinja agishakira ahantu agisohorera, arimo kugushinja amakosa atanahari cyangwa se kurakazwa n'ibyo utanakoze. Ko ngo icyo cyaha gitangira kumutera puresha muri w'indani cyuka guca inyuma, naho kugira ngo yemere ko yakoze icyaha yaguciye inyuma, ngo ahubwo none ibyo byose agatangira kubigutura abikwerekezaho n'uwo mujinya. Ibi nibyo abantu bize psychology cyangwa se inzobere mu bintu bijyanye n'imitekerereze ya muntu no mu mutwe ha muntu babyita ngo ni expressment. Handi umuntu aba afite ibibazo byinshi biri muri we, biri kurwanira muri we, umutima umucinja icyaha n'amakosa menshi, yabuze amahoro, noneho akumva ko kugira ngo atekane ari uko ibyo bintu abyimurira mu wundi muntu kugira ngo akubuze amahoro. Nawe ni ibintu umugore cyangwa se umukobwa nawe akora atabipanze, niko bateye, ni ibintu ashiduka byikoze. Urugero, abahanga cyangwa se abahanga n'abantu bagiye baganiriza hano ndi kureba, abagore benshi urabona muri biriya bihugu byo hanze nta bakozi bagira, ibyo murabizi. Usanga rero abantu aribo basohora imyanda, by'umwihariko imyanda yakoreshejwe mu rugo, abagabo nibo akenshi bakunze kuyisohora, kuko umugore niwe uba wakoze ibintu byinshi n'umugabo agakora, ariko ugasanga imyanda abagabo akenshi nibo bakunze kuyisohora kugira ngo amakamyo aze kuza atwara iyo myanda. Umwe mu batangabuhamya yaravuze ngo umugore wanjye akenshi yajyaga ataha tugikundana ataratangira kunca inyuma, ati yaza agasanga nibagiwe gusohora imyanda, narindi nko kureba televiziyo agasanga nibagiwe gusohora imyanda ngo imodoka yitware, akaza akanseka akambwira ukuntu nibagirwa, akanseka nyine akansereza, akambwira ukuntu ubwonko bwanjye bwibagirwa, twese tukabiseka nanjye kuko nkumva nibagiwe ni amakosa nakoze, ariko bikaba ibintu bisanzwe biri aho nyine akabyihanganira tukisekera. Umutangabuhamya yakomeje avuga ati ariko umugore wanjye atangiye noneho kujya nca inyuma, ati noneho nibagirwaga rimwe nko gusohora imyanda ngo imodoka yitware, urugo rugasenyuka, intambara idasanzwe ikaba ibitutsi, twajya kuryama sankoreho namwegera akanuka, mbega tukamara nk'ukwezi tutavugana ngo nibagiwe gusohora imyanda.
ngatangira kujya mvuga nti ahari kubera nari naribagiwe kujya nyisohora kenshi byagiye biba byinshi nasohora imyanda menya byaragiye bikibika muri we amakosa akaba ari ayanjye ariyo mpamvu ari kuntura umujinya ungana gutya ariko ntago ariko kuri icyo gihe atakurakariraga nuko amarangamutima ye n'umubiri we byari bikiri kuri weho aribyo bimuha amahoro ariko uyu munsi wa none ari kuguca inyuma aza yishinja icyaha akahita ashaka noneho uwo bya bintu biri kurwanira muri we ngo ahita abishyiraho bakubwira rero ngo usanga umugore uguca inyuma mutangiye kujya mupfa utuntu tw'amafuta akarakazwa n'utuntu twawe tw'amafuta imbega ukabona mu rugo ntimukibasha kuvugana kuko noneho ngo usigaye wikeka unavuga ati uyu mugore nintaha mu rugo nkanamuvugisha aranuka sikimbona nta n'ikintu cyahatari navuze cyangwa wamubwira nka buraga ukabona yisa yigutukiramo mbega bikagera umugabo akajya ataha agaceceka gusa ariko namenye impamvu ariko impamvu ni yayindi noneho rero ngo ikibazo gikunze kuba ku bagabo ngo noneho ngo iyo umugabo abonye ishiri wasigaye arakazwa n'utuntu duto nk'utwo ngutwo abagabo ngo bagerageza gushaka ukuntu bakemura icyo kibazo cyane ko babona ari n'utuntu duto akagerageza kwegera umugore akamubwira ati bino twabikemura mbega nk'umugabo akagerageza kugira ngo amahoro yongere agaruke mu rugo ariko kuko cyaha n'ubundi umugore kiba kikimurimo kiri kucyishinja kiri kurwanira muri we ngo uko umugabo agerageje noneho gukemura ibyo bibazo cyangwa se izo ntonganya z'utuntu duto niko noneho ibibazo birushaho kuba binini n'ahandi wegera umugore ugira ngo mukemure ikibazo gihari ukabona we yisazamura ibintu abishyize ku rwego rutabaho abyongereye uburemere noneho bigahita binagucanga bivuze ngo iyo ugerageje noneho gukemura icyo kibazo cyangwa se ako kabazo gato nibwo ubona ukuntu kavukamo intambara ihambaye ati rero weho kugerageza gukemura ibyo bibazo umwereka ko bizakosoka cyangwa se ukumva ko intambara ziterwa n'utwo tuntu dutonya wakoze ntabwo ariko biba bimeze izo ntambara ziba ziri kurwanira muri we ari icyaha kiri muri we yakoze ku buryo nta kintu we nk'umugabo wabasha kubihinduraho kuko ntabwo wajya gukemura cyangwa se gukuraho icyaha utigeze ukora n'ubundi wagikoze niwe kigumamo bikarangira akomeje kugenda akiguporojegitaho muri make nutangira kubona umugore mwashakanye cyangwa se sheri wawe mwemerana atangiye kujya abona ibintu byose ukora akabibonamo agakosa cyangwa se ukabona uduco wari usanzwe ufite tutuntu tw'amafuti tudafite icyo twari tumutwaye atangiye kujya atubona akarakara tukamurakaza cyane ukajya ubibara nk'aho umukobwa mukunda na cyangwa se umugore wawe ari stress afite cyangwa se ari mu minsi itari myiza cyangwa se ari mu duye yahindutse oya uhita ubimana nk'ikimenyetso cy'uko ashobora kuba 90% yaratangiye kuguca inyuma cyangwa se biri mu nzira afite undi muntu amarangamutima ye yamaze kuyashyiraho ndetse nihanganira unakora n'amafuti mabi cyane utanatekereza ariko kuko ari wari gukunda muri iyo minsi akaba ari kumwihanganira none ngo ikimenyetso rero cya kabiri kikwereka ko umukobwa mukundana cyangwa se umugore wawe yatangiye kuguca inyuma ngo ni cya gihe yatangiye kureka kuganira cyangwa se kuvuga ku byerekeranye n'ahazaza hanyu ugasanga ngo bakubwira cyangwa se bano bahanga barakubwira ngo ikindi kimenyetso kikwereka ko umukobwa atakigukunda ari kubonana n'undi muntu cyangwa se aguca inyuma ubibonera mu bintu yavugaga ariko atagishaka kuvugaho bakubwira ko ngo umukobwa ugukunda cyangwa se nusubiza amaso inyuma uba usanga ari umuntu nimba muri kuganira abakuganiriza akubwira ku by'ejo hazaza hanyu ibyo muzambara ingendo muzakora aho muzasohokera abo muzajya guhura nabo ejo hanyu hazaza bizagenda uko gusanga ngo umugore cyangwa se umukobwa ugukunda mu biganiro bye niyo ari nk'indota ari kubirota uba usanga birota kubwira ngo tuzakora ibi mbega ukumva ko hari gahunda yanyu muri babiri y'utuntu runaka muzakora cyangwa se ahantu muzajya cyangwa se uwo muzafasha cyangwa se mbega ikintu wumva ko kibahuza muri babiri ejo hazaza muzakora cyangwa se inzu yanyu ibyo muzashyiramo cyangwa se ibyo muzashyiramo mbega ukumva ko utuntu twose avuga tugiye tubahuza muri babiri ejo hazaza ko ngo umugore yagukunda aba yumva icyerekezo cyangwa se vision yanyu mwaba murihuriyeho yaba ari n'ikintu cy'ingenzi kibahuza cyane umukobwa ugukunda mu magambo muganira mu bintu byose muri kuvugana iyo amarangamutima yakiri kuri weho ngo mu bintu byose avuga n'ubundi bumva amagambo ye yiganje mu byerekeranye n'ahazaza hanyu ukuntu muzaba mumeze usanga umukobwa yatangiye kuguca inyuma ni hahandi wongera kumva atavuga ku bintu byanyu by'ejo hazaza ugasanga nimba ari umukobwa mwakundanaga cyangwa se umugore yarakubwiraga ati weekend turi kuwa mbere weekend tuzakora ibi ejo bundi tuzakora ibi ukwezi gutaha byagenda uko cyangwa se gutyo ariko ngo iyo yatangiye kuguca inyuma ngo ibiganiro bijyanye no kongera kuvuga kuri gahunda zanyu muzahuriramo muri babiri z'ejo hazaza ntabwo ibyo biganiro wongera kubyumva
kubyumva, kuko ngo ashobora kukubwira umunsi kandi uwo munsi mu by'ukuri wa musheri wundi bari kuryamana muri iyo minsi azaba mukeneye ariwe bazaba bari kumwe. Bivuze ngo yirinda kuba yahita akubwira gahunda z'ejo cyangwa ejo bundi cyangwa muri weekend cyangwa ukwezi gutaha cyangwa umwaka utaha cyangwa uburyo muzabana, kandi abizi neza ko yatangiye kubonana n'undi muntu, kuko ngo abavuga ati hari igihe hano byanakwanga nkakomezanya n'uriya muntu. Niyo mpamvu ngo ubona gahunda zawe nawe z'ejo hazaza adashaka kongera kuzivugaho, n'iyo uzivuzeho ubona ko adashaka kuzivugaho ubwo akubwira ati twabigendesha gake twaba tubiretse. By'umwihariko n'urundi yari umukobwa wari uri gutereta mupanga nk'ubukwe, mujya muvuga ku bintu by'ubukwe wumva ajya bikubwiraho ukuntu muzakora ubukwe. Ngo iyo yatangiye kuguca inyuma niho handi ngo umubwira ibintu by'ubukwe ukabona ari kukubwira ati sheri rega ntabwo nshaka kwihutisha, wabanza ukiyubaka ugashaka amafaranga bikagira uku, ukabona atangiye kumera nk'ukugira impuhwe ngo ugende mu bintu gake, kumbe nuko aba azi ko yamaze guhura n'undi muntu bishobora ibyanyu kutazakomeza. Kubera iki rero psychology ivuga ko ngo buriya ngo ubwonko bw'umugore cyangwa se bw'umukobwa ngo biragoye ko bwabasha gupanga kubaka hazaza habiri icyarimwe. Niyo mpamvu ubona bimucanga kujya gusubiza ku byerekeranye n'ibyo muzakora, ingendo muzajyamo, iby'ejo hanyu hazaza, ukumva atangiye kujya kubwira ngo nzareba, nzabitekerezaho, nzareba umunsi nimba nazaba mfite akandi kazi, kandi imbere ikintu cyose wamubwiraga kijyanye n'ibyanyu by'ejo hazaza ibyo mwakorana niwe muntu wari ubwo nabikubwiraga nta nubwo ari we wategerezaga ko abikubwira. Umugore watangiye kuguca inyuma imbaraga yagutagaho atangira kugenda asikuramo akajya yirimita kugira ngo adakomeza kukwereka ko muri kumwe by'ejo hazaza. Ibyo ngibyo muri psychology babyita ngo ni abari kuri ntuza cyangwa se umugore ngo amarangamutima iyo yatangiye kuyakuraho gutya yerekeza ku wundi muntu bitewe n'uko aguca inyuma, ngo abageze ku cyo bita ngo ni withdraw phase. Abari kuri phase nyine ya withdraw niko babyita. Ni hahandi mbega umuntu aba yatangiye, umukobwa yatangiye cyangwa se umugore kumera nk'atangiye kwikura ku mubano n'icyabahuzaga, none imbaraga ze n'amarangamutima ye yatangiye kumera nk'uri kubyerekeza ku wundi muntu mushyashya bari kubonana muri iyo minsi. Se ngo ni cyagiye igihe yavugaga ibintu cyangwa se mwajyaga muganira wumvaga akoresha ijambo ngo twe tuzagira gutya, ariko ugasanga noneho musigaye muganira kumva ari kukubwira ngo njye nzagira gutya, nzakora ibi, nzajya hano, nzagira gutya, ukumva icyari twe cyahindutse we wenyine. Ngo rero ngo iyo bigeze ku rwego utangira kubyumva muri ayo magambo asigaye avuga ibyo azakora noneho cyangwa ibyo azajyamo, ukumva ntabwo ari kuvuga ngo twazagiye twazakoze ibi, ngaho ngo ubugeze muri ka gahe twita ngo ni intizanyo, tayari umuntu aba yaragiye n'amarangamutima ye yose. Ikindi kimenyetso cya gatatu rero kikwereka ko umugore mubana cyangwa se umukobwa mukundana aguca inyuma, ngo ni cya gihe muduye ibihinduka buri kanya. Yari yishimye mukanyisa arakara, yararakaye mukanyisa yishima, mbega ukabona muduye ihora ihinduka buri kanya ku buryo bigeraho bikanagucanga ukavuga ngo ubundi uyu muntu ni muzima. Uko buriya ngo umugore ni umuntu nyine, ubundi umugore ni umuntu mwiza rwose ufite n'umutima mwiza. Niyo mpamvu ngo buriya ngo umugore yagiye kuguca inyuma, niyo mpamvu uvuga ati biriya bintu ni bibi cyane umugore wagiye guca umuntu inyuma. Ngo umugore yari kuguca inyuma ntago aba ari kugerageza kubaransinga abagabo babiri gusa, weho n'uwagucaho inyuma, oya, ngo ahubwo umugore yari kuguca inyuma aba ameze noneho nk'aho ari kubaransinga we identite ze ebyiri we ku giti cye. Identite yereka wa wundi bari kumwe cyangwa se ibimuranga yereka wa wundi bari kumwe, n'ibimuranga aza akakwereka weho mukundana cyangwa se weho mubana, kugira rero ngo abashe kubaransinga ibyo bintu we yibaransingemo ibice bibiri, ngo biramuvuna kuko afite mu kanya ukuntu buze kujya kwa sheri we akamwereka ari guseka yishimye, nagera mu rugo umutima umucira urubanza atangira kubwire nabi cyangwa se nibigende neza ubone nta kwishimiye, uri no kumutera rwose isesemi bitewe n'ukuntu atakikwiyumvamo. Noneho ugasanga ibyo bintu uko ari bibiri kubimanaginga biragenda, we ubwe yari umugore umwe bikamugira abantu babiri, we usambana mu gasozi nawe wubatse cyangwa se we mukundana, ugasanga ahindutsemo abantu babiri. Ibyo rero ngo bigatangira kumuvanga mu mutwe, gagatangira kunanirwa kubaransinga identite ze uko ari ebyiri, kuko aba yamaze kumera nk'uwacitsemo ibice bibiri. Noneho ngo uko yagerageza kubisha kose ko aguca inyuma, kuko aba yaramaze kumera nk'uwacitsemo ibice bibiri, igice cya wa wundi baryamana agucaho inyuma cyangwa se asigaye akunda kuko ajyana amarangamutima yose, ndetse n'igice cyaweho mubana cyangwa se weho mukundana. Icyo gihe ngo uko yagerageza kubisha kose, we wamaze kubamo babiri muri we
ugerageza kubaransinga identite ebyiri zigize umuntu umwe ngo biranga n'ubundi izo identite ebyiri ziri muri we zikajya ziteza akavuyo mu marangamutima ye. Niho utangira kubona icyo twita ngo mudu ziri kugenda zihindagurika buri kanya, buryo bimunanira kubikontorora. Impamvu ujya ubona ahindagurika mu buryo budasobanutse nawe bikagucanga nk'umugabo. Kanya kamwe n'ahandi uzabona umugore wawe cyangwa se sheri wawe ari guseka burahaga, uri kuvuga akwishimiye rwose, ubona mwahuje mwongeye kuba inshuti mumeranye neza nta kibazo na kimwe gihari. Ukabona yakwitayeho, yagutekeye ibyo ukunda cyangwa se yabwiye abakozi ngo bateke ibyo ukunda, yakwaruriye, yakubaye hafi, yakubwiye utugambo twinshi, yakuganirije. Ako kanya ugatangira kuvuga ati nyamara umugore wanjye arankunda, nuko twari tumaze iminsi ibintu bitameze neza, ariko ibintu ni sawa. Urabona ko ibintu ari sawa, ugatangira kumva ko sheri wawe yagarutse. Ariko bwacya bukeye bwaho nta kintu wakoze, nta kintu cyabaye, ukabona ntagashaka kukuvugisha, ukabona ameze nk'aho mwashwanye, ukabona ari kuguhunga, ukabona ibyo uri kuvuga ntashaka kugusubiza, ukabona ibereye muri telefone, mbega ukabona bimeze nk'aho ari abantu babiri. Nijoro mwari muri kuvugana mumeze neza, wagiye ukazirirwa umutekereza ukuntu mubanye neza, ugarutse mu rugo rwose unatashye karavuga ati madamu turawubanye tumeranye neza, cyangwa se sheri wanjye, wahagera ugasanga yabaye undi muntu utandukanye na wa undi mwari muri kumwe nijoro. Ukabona mudu ye yahindutse burundu kandi mu minota mike cyangwa se mu masaha make, cyangwa se ukabona uratashye uvuze nk'akantu gato cyangwa se ukoze akantu gato, ahise agashakamo impamvu atangiye kukagutukira, arakurakariye kandi mu kanya mwari mubanye neza nijoro. Buryo utangira kujya uvuga ngo ariko se uyu mugore yaba harimo abantu babiri bamutuyemo? Nibyo kuko ni abantu babiri bamutuyemo, hari weho, hari n'undi agucaye inyuma baryamana cyangwa se n'undi. Abo bantu rero uko bagenda bakahurira muri we batangira gutera umutingito uwe wanyawe, ku buryo ananirwa kumentaininga identity imwe, zikaba nyinshi nyine zikamucanga, akabura balance. Ukabona ari kujya ahinduka, arakwishimiye ahise akurakarira, ararakaye arishimye. Kubera ikirere ibyo ngibyo ushobora kubibona ni ukubera ko buriya marangamutima ntago ajya abeshya. Telefone ashobora gusiba ibyo yandikiranye n'umuntu, ashobora kwitabira umuntu kure yaho utumva, ashobora guhisha ibiri muri telefone ntunabibone kandi birimo, ariko amarangamutima nta hantu wayahisha. Ashobora guhimba ibinyoma byiza kubeshya rwose ukumva ko ari mukora, akakwereka naho yarari n'abo bari bari kumwe, ariko ibyo byose nubwo yabiguhisha mu bimenyetso bifatika bigaragara, bya bindi n'umuntu akubwira ngo hari ikimenyetso ufite, ariko ayo marangamutima yo ntago yabasha kuyahisha. Nanone ngo ibyo ngibyo ngo bikunze kuba ngo cyagiye nk'umugore ngo abavuye kuguca inyuma, kuko ngo aba yumva avuye guhura n'umuntu ari gukunda muri iyo minsi, byagenze neza, yumva akunzwe, yumva yishimiwe, yumva ariwe muntu uriho ku isi rwose umeze neza, bitewe n'uko avuye guhura n'umuntu muri iyo minsi ari gukunda. Ngo ni hahandi ngo iyo ageze mu rugo nawe kuko aba akishimye, n'ibyo byishimo nawe bishobora kukugeraho, ukabona aje yishimye, ukabona aje kubaza amakuru y'umunsi wawe uko wagenze, ukabona ari kukwakira neza, mukaganira. Kubera iki? Uri kungukira mu byishimo umugore wawe avuye guhabwa n'undi mugabo. Ukabona mbega atanya akanyamuneza, narindi kumwe n'inshuti zanjye, ukabona akanyamuneza afite, ukayoberwa kavuye, kumbe nuko akimeze nk'aho ari muri yasi, yanyuzwe, yishimye, yavuye guhura n'umuntu rwose muri iyo minsi ari gukunda. Ariko bwacya mu gitondo ukabona byashize, yongeye kwibuka ko atari weho yemera, hari undi muntu ari gukunda, ukabona ntashaka kwikoza, ntashaka no kugukoraho. Mbese ni hahandi akubwira ngo, ni hahandi utangira kubona ukabona wabonaga ibintu biri mu murongo bimeze neza, ariko ni hahandi aba yumva no kuryamana nawe mu mutwe ngo umutima uri kumubwira ngo ndi guca inyuma wa muntu kare twari turi kumwe mvuye guhura nawe, bikaba byamubangamira, ukamutera ikibazo pe. Ni hahandi umutima utangira kumucira urubanza, ukabona nta nubwo ashaka kureba noneho mu maso, ukabona ntashaka kumukoraho, biri kumubangamira, ukabona arashaka kuba avuye aho ngaho akaba agiye, cyangwa se akifuza ko weho ugenda. Ntabwo ari ukubera ko hari ikosa uba wakoze nk'umugabo, ahubwo ngo ntabwo ari kubasha kumanaginga imiraba n'ibibazo byinshi n'ibyaha umutima uri kumushinja byinshi biri kuza bigahurira muri we, cy'uburyo ki ari gukina impande zombi. Ni handi ba muri kuvugana neza mu minota ibiri, mu munota wa gatatu mwa muri kuganira ukumva nk'akajambo uvuze kahise kavamo ikosa, ararakaye, muratukanye, atangiye gutuka, ukamubaza ati se mvuze iki gikabije, ni iki nkoze? Ukumva none hatangiye kugira umusaza ati ni gute ahubwo ukora ibintu nk'ibi ukanabigira nk'ari ibintu byoroshye, weho bikagucanga umugabo ukavuga ati simba nakoze iriye gusa. Kumbe mu by'ukuri we ubwe muri we aba yananiwe gukontorora we babiri. Kandi utangira kwishinja ibyaha, ukavuga ati reka musohokane, reka muhe impano izi n'izi, reka mukorera ibi n'ibi, reka tujya hana, reka muhe amafaranga, uzi ngo wenda biraza kongera gutuma mudu yiba nziza. Ariko ikibazo ntabwo kiba ari icyo, n'ubundi ni wa muntu utangira kujya ubona ukabona
mubayeho wigengesera mu byo uvuga kandi kera atari ko byari bimeze, ukavuga ati reka tujye tuvugana ntuje kuko mu kanya ninza kuvuga iki kintu kiravamo intambara itarakara arahitahinduka kandi twari turi kuvugana neza, ku buryo ujya kuvuga ikintu ku muntu mubana cyangwa se umuntu mukundana ukabanza ukajya wigengesera ugakaraga ururimi karindwi kandi imbere atari ko byari bimeze, mwese mwari mubohotse. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ngo ntago ashobora kuba yamanaginga impande ebyiri icyarimwe ngo n'amarangamutima ye abashe kuyahisha. Hari abagabo batangira kwibaza ati se nakoze iki, byagenze gute kugira ngo ance inyuma, cyangwa se abonye undi mukunzi gute ku ruhande muri kano kanya. Ibyo nabyo ni iby'ikindi kiganiro. Hano tugenda twifashisha ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu n'imibanire ya muntu, gusa bakakubwira ko buriya ngo umugore wishakiye cyangwa se umukobwa mukundana, sheri wawe cyangwa se fiance wawe mumaranye igihe kinini cyane, ngo buriya ngo amarangamutima ye we ngo niyo agenderaho buri gihe. Buriya ngo umugabo ashobora kwigomwa ngo ibintu byinshi, akigomwa ibimunezeza, akigomwa inshuti, akigomwa umuryango, ibintu byose akabyigomwa kugira ngo ashimishe umugore we cyangwa se sheri we, mbega bari we ashyira imbere, yubake nyine bagire ejo hazaza heza. Ariko ngo umugore we yakwemera guhara yaba umuryango we, agahara urugo rwe n'ibindi byose bitewe n'uko hari ahantu amarangamutima ye ari kwishimira by'akanya gato, cyangwa se hari umuntu bahuye uri kumunezeza muri ako kanya akahita yibagirwa bya bindi byose akumva ngo niyo yabibura. Ntabwo ari bose, ndetse nanone ni hahandi bakubwira ngo ni hahandi ngo kugira ubisobanukirwe neza, ngo umukobwa ushobora kumugurira imodoka mukundana, yagera mu nzira imodoka yamupfira agahura n'umuhungu, umuhungu akaza akayimumeneramo amazi akamukorera akantu gato akamubwira ati noneho ubu ngubu wagenda imodoka irakize, akahita yumva kunze uwo muntu umufashije ku muhanda, akavuga ati nahuye n'umusore w'umwana mwiza yamfashije yankoreye imodoka, akumva niwe muntu wenyine w'umwana mwiza yigeze abona mu buzima kuko amufashije gukora imodoka, akahita yibagirwa wa wundi wayimuguriye. Ibyo bintu uzabicunge. Ibyo rero ni ikiganiro cy'ubutaha, nimushyira muri comment ko mushaka part 2. Nimba nawe hari ibyo wagiye ubona kandi ukaza gusanga ari byo, shyira muri comment uko byagenze, uduhe ku buhamya bwawe. Ciao ciao.